Ndabinginze abaririmbyi abasenga duhurize hamwe ibidutanye tubitesha agaciro turirimbane turamya Imana nta mupaka twubahiriza Imana ya GISELE. Nje numva basi nzajya mfata rimwe mu kwezi nkajya gusengera muri ADP kubera GISELE wangereye imbuto akanyereka Imana y'ukuri. Ari navuze ko ntarira ariko byananiye byanze, ariko Imana ibaha umugisha kandi Imana ihabwa icyubahiro yuko yamwicaje aho yicaza beza. Ibyiringiro bifite ubugingo bitumugabane ijuru. Ibyiringiro bifite ubugingo bitumugabane ijuru. bw'umuryango ntabwo turabumva nabo baraza kugira icyo batubwira. Dufite Bosco Nshuti, dufite Alexis Dusabe, Imana rimwe na rimwe tukaganira nkamubwira kandi dukomeza kuganira mbisanga muri ADP. Ndavuga ngo ngomba kumubahiriza kubera ko namubonyemo Imana ishobora gutuma nanjye navuga ngo ndi umukristo wa ADP. Ndashima Imana rero namubonyemo. Ndibuka ko agitwita yabimbwiye arambwira ngo Dr. uzi ko Imana yampaye umugisha. Numva ndishimye ndamubwira ngo nzagusura kuko yakoze ubukwe nari mu gihugu, ariko nari mfite gahunda yo kumusura nkaza kumuhemba. Hanyuma rero GISELE ntabwo yambereye inshuti, yambereye umujyanama. Nzi ko yari afite amaproje menshi, amwe twayaganiragaho. Ntabwo yari afite proje zimuteza imbere wenyine, ahubwo zimwe muri proje ziwe zagiraga n'igihugu akamaro. GISELE yari indashyikirwa,
ngewe kubyakira byarangoye byarananiye naraye nzi ijoro ryose kuko numvaga ko sinkora iki nashatse kuza ririya joro ngira Nikodemu ntingiye kugenda rino joro arambwira ati ntacyo byaba bimaze ariko n'umuryango wanjye n'abanzi bose bari bazi ko nkunda Gisele Precious ntago nabona icyo mwitura indabyo nazimuhaye ariho igihe cyose nahuraga na Gisele naramubwiraga Gisele urihe ngo tujye kurya ice cream twaricaranye dusangira ice cream numvaga mu bantu tugomba kujyana muri trip yo muri Amerika na Gisele ariko nakundi Imana yamutwaye kuri jye byanyigishije isomo urupfu rwa Gisele rwatumye nongera gukizwa cyane byatumye nongera kubwira abantu ngo duce bugufi ngashima Imana ko nabimubwiye akiriho ntabwo ndi kurira kubera ikindi ndarira kubera ko wenda projet zacu zitarimo ariko ndishimye ko Gisele araheza kandi nanjye Imana izamperezo ryiza rero ntabwo nzanye indabyo ntabwo nabasha kuzana ururabyo kwa Gisele nararumuhaye narazimuhaye nakunira uriya mwabonye ariko izo namuhaye ni nyinshi yari mu bagore bafite inkingi y'umurimo wa gospel muri iki gihugu niwe mukobwa wahagarara agafata gitari akaririmba n'ijwi ryiza atavuye muri note akanacuranga njye ntabwo nzi gucuranga ariko Gisele yabikoraga kandi Imana igahabwa icyubahiro ndabihamye ntashidikanya ko arimo kuramya n'abera abari kuri level yiwe ahubwo twe dusigaye tuzasiga inkuru cy'imisozi duharanire gukizwa gukundana tuve mu matiku tuve mu madini tugwiza urukundo ndashaka kubwira umutware we n'umwana asize humura umugore we yakoreye Imana ntacyo uzabura kandi ntabwo uzakorwa n'isoni ngihagaze hano rero nyinshi zuzuye imodoka baraza kuzibaha ariko nkiriho gifite ubuzima umwana wa Gisele ntazabura amata umwana wa Gisele ntazabura kwiga nzabyishingira kugeza igihe nzava muri iyi si ibyo byo ndabyemeye Imana yampaye umugisha nanjye ndabikwemereye wa mutware we sinazana ururabyo ariko byibuze nazanye pampers Gisele umwana wawe nazabura pampers nazabura amata nazabura lingette nazabura ibyo yambara nkiriho rero Imana ibaha umugisha ndabashimiye mwese mwakunze Gisele urwo rurabyo umuzaniye iyo wabaga ukiriho nayikuzana za zindi ariko nzamekinga ashoboka umwana wawe azishima imwe mu mishinga Gisele yari afite ni uguteza uyu murimo wo kuririmba imbere cyane cyane mu bagore ndetse cyane niba mutari muzi ibanga ryo twahuriragaho dusengera ni ukugira ngo tugire ubumwe bw'amatorero ndabinginze abaririmbyi abasenga duhurize hamwe ibidutanye tubitesha agaciro turirimbane turamye Imana nta mupaka twubahiriza Imana ya Gisele njye numva basi nzajya mfata rimwe mu kwezi nkajya gusengera muri yawe kubera Gisele wangereye imbuto akanyereka Imana y'ukuri ari navuze ko ntarira ariko byananiye byanze ariko Imana ibaha umugisha kandi Imana ihabwa icyubahiro yuko yamwicaje aho yicaza beza hahandi yicaza abaramyi bakishima Gisele arimo gucurangana n'umwami Yesu Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza mutware wa Gisele ntabwo nabashije kuza mu bukwe ariko nkuzi mutaravuga yego nkuzi umunsi yambwiye ko yemeye nkuzi umunsi baberekanye nubwo ubukwe bwabaye ntahari nzavugana nawe uzanyisanzureho ariko uzabimfashe umurimo w'Imana ndamubwira ngo nta kibazo nzaza turashima Imana ko atashye yizeye hari ijambo riri muri Yohana 6:40 rivuga ngo kuko icyo data ashaka ari iki no kugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho Kristo ngo nawe azamuzura ku munsi w'imperuka haleluya
ingiro bifite ubugingo bifite umugabane ijuru ibyiringiro bifite ubugingo bifite umugabane ijuru bifite ibyiringiro bifite ubugingo bifite umugabane ijuru nzamuzura ku munsi w'imperuka nanjye 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 nzamuzura
Body